Twabanje kubasuhuza mwebwe mwese mukurikirana OTC Group TV aho muherereye hose, namwe mwese mugenda mutwereka ko mukunda amakuru menshi cyane kandi abatandukanye tuba tugenda tubagezaho. Yes, rero uyu munsi akaba ari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 umwaka ni 2023, n'ubundi aho tuba tugarutse kugira ngo twongere tuganire kandi tuvuge ku makuru abagenda avugwa cyane cyane nk'ayo aba yatambutse muri iki cyumweru. Akaba ari amakuru menshi batandukanye aho tukubwira ngo muri iki cyumweru turiho dusoza hasohotse iki n'iki cyavuzwe cyane. Yes, inkuru rero twaheraho kandi tukayivugaho cyane ni inkuru yongeye kugaragaza ko muri East Africa naho habonetse abantu babashije gutsindira agahigo. Abo ni bande? Abo nabo mu gihugu cy'u Burundi abamaze kwigaragaza nk'abatsindiye Hakton yo kuba bazakurana n'umushinga wa Pi Network mu kuba nabo bakora isoko ryabo, isoko ribasha kuba ryajya ribasha kugura cyangwa se kugurisha ryisunze igiciro cya Pi Network, aho bakwereka ko nabo kandi baje mu buryo buzajya butuma bworohereza abashobora guhaha ndetse banakoresheje Pi Network. Abo rero ni bamwe mu Barundi aho bamaze kugaragarizwa nabo go ahead cyangwa se uburenganzira buriho ikirangantego cya Hakton. Bakaba ari umushinga wabo nyine muri iki cyumweru wagaragaye ko nawo wagiye ku rutonde rw'imishinga yindi. Imishinga muzi ko Hakton irimwo imishinga myinshi irenga 6,000 ubu ngubu, ikaba ari imishinga iri ku rwego mpuzamahanga. Rero aho bagenda bakwereka ko iyo mishinga yose igeze igihe izagenda yerekanwa buri umwe ku wundi kandi bikagenda bikorwa mu bihe bitandukanye. Yes, rero ayo ni amakuru meza cyane tareka kuvugaho ko nka East Africa. Ubundi amakuru yandi twaherukaga kuvuga icyo bita P2Go. P2Go yo ikaba ari y'aba Nigeria, nayo ubwo birumvikanira muri Hakton. Yo ikaba nayo yarakoze umushinga ni business yo y'ubukerarugendo, aho bagaragazaga ko nyine nabo mu minsi iri imbere iyo projet yabo izajya ibikorana n'ibyerekeranye na transport, aho harimo bakubwira bati ukeneye tike y'indege mu buryo butandukanye cyangwa se kuza travelinga ukaba wakenera hotel, aho bakwerekaga ko nabo nko mu gihugu cya Kenya, igihugu cya Tanzania, aho ngaho P2Go izabikorana nabo ihafite ba ambassadeur. Yes, ubwo rero aho namwe mu makuru nyine yagiye atrendinga cyane muri East Africa kubyerekeranye n'umushinga wa Pi Network. Tunagenda tuvuga tuti wenda tuzagenda turushaho kumenya n'abandi bandi mu bindi bihugu, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Kenya, yaba DRC, yaba ibihugu byose tutekereza ko biri muri East Africa. Tuzagenda tubona nabo wenda indi mishinga yabo, cyane cyane ko aho tugenda twegereza naho uyu mushinga ugenda ugaragaza imbaraga nyinshi ndetse ukomeza kunoza imishinga yawo, aho ugenda ubona ko ku rwego mpuzamahanga abantu benshi bagenda bagaragaza ko biteguye kugendana n'umushinga wa Pi Network cyane cyane mu buryo bw'ubucuruzi. Birumvikana ayo rero akaba ari amwe mu makuru aba yasohotse kandi akagaragaza ko ari amakuru meza. Igishya gusa ikitari gishya nako dushobora kuvuga nuko ubu buryo bugendanye no guhaha cyangwa se gucuruza hisunzwe agaciro ka Pi Network. Muribuka ko mu minsi yashize hari igihe higezwe havugwa kuba wenda abantu bahahisha Pi Network bakishyura 50%, andi 50% bakayishyura mu buryo buri fiat money, ariko icyo gihe nabwo biza kugorana. Muribuka wenda babaga mu mbuga zimwe na zimwe za OTC Group, ayo makuru yagiye ahanyura trendinga. Abo n'ubundi bari Abashinwa, ryari isoko ry'Abashinwa, aho ryagaragazaga ko biteguye n'ubundi gutanga ibicuruzwa byabo bishyurwa muri Pi. Ariko icyo gihe imbogamizi za kuba ko imisoro yasabwaga yari iri hejuru, imisoro yo guturuka mu Bushinwa
ndetse n'imisoro yo gutekereza ku exportinga, kuzana ibintu mu gihugu, ku importinga ibintu mu gihugu, nabwo bikaba byari bigomba gukostinga ku giciro birumvikana cy'imisoro, ndetse noneho n'igiciro kigendanye na transport. Ibyo byose rero byazamuraga ya mafaranga asanzwe, ugasanga wenda umuntu ufite payi ziwe uyu munsi aramutse azikoresheje aho mu Bushinwa haha, ukongeraho ubwo buryo bwo kwishyura amafaranga asanzwe, bishobora gukostinga kuruta wa muntu usanzwe yirangurira bisanzwe, kuko nanone n'ubundi ntago bagaragazaga neza igiciro nyirizina baba bagenderaho, ukabona ko byari bikirimo urujijo. Nawe ubu ngubu rero igihari ni uko iminsi igenda ishira niko hagenda harushaho kumenyekana ko abantu hirya no hino ku isi bagenda bagaragaza wenda ibiciro bitandukanye, ariko uko byagenda kose abagaragaza ibiciro bya P-network hari abagaragaza hagati y'amadolari 100, amadolari 300, amadolari 1000, noneho hakaba na kibamba wayo ari byo bya bihumbi 314 ariyo GCV. Abantu benshi rero bagenda babyibazaho byinshi bitandukanye, bakavuga ati se wenda payi zaba launched ihereye ku kihe giciro, nese ni ya madolari 100, ni ya madolari 300, ni ya madolari 1000 cyangwa amadolari 300. Yes, uko biri kose rero ibyo ni amahirwe azashyira kandi agashyikira umuntu wese wamenye uyu mushinga, birumvikana. Nubwo uyu munsi kabone hari ababonye KYC n'abatarayibona bakiyitegereje, ariko bigenda bivugwa cyane ko mu buryo bakiri kunoza cyane ari uburyo bwo kugira ngo mass KYC zaboneke, abantu benshi bazabonere rimwe KYC, kuko nicyo kintu gisigaye, nicyo kintu urebye indi mishinga yose yagombaga yari muri white paper yarageze yarakozwe, ariko nanone hasigara icyo twavuga ko ari iyo KYC, kuko abantu benshi uyu munsi icyo twibuka cyane nyine ni ukuvuga ngo total supply yatanzwe ni miliyari 100, ariko nanone zashyizwe mu bantu zo kumayininga, muzi ko nyine tugenda twibukirana ko ari miliyari 80, aho bagenda bagaragaza ibindi byiciro zizaba zikoramo, ndetse uyu munsi wa none ukagenda ubona ko izo nazo zatanzwe, ntabwo ariko zose ziba zizakora, kuko hari izizagenda n'ubundi ziva mu nzira zikaba lost, cyangwa se zimwe zikagenda amakonti agira ibibazo. Uyu munsi hari abantu bose bamayininze siko bazazigezayo bitewe n'impamvu zitandukanye. Uyu munsi hari ababa baradiretinze amakonti yabo, hari abazagira ibyago bakaba batabarutse batakiri ku isi, hari abashobora kuzabura KYC burundu, wenda urugero KYC ye ikaza wenda ari mu bindi bihe by'ibibazo bitakunda ko ayikora. Ibyo ni ibintu bitandukanye rero, ni ibintu bibaho, ni impamvu zitandukanye ziba zishobora kuzabaho zatuma umuntu wenda payi ziwe yamayininze zitajya mu mubare wa payi zizaba ziri ku isoko cyangwa se zishakishwa. Ikindi andi makuru rero aba yagiye agaragara muri iki cyumweru ni uko mwabonye ko hasohotse icyo bita Cbdc. Iyi Cbdc nayo ubwayo ikaba yaraje ivuga cyane ku byerekeranye imikoranire yayo na Pi Network, aho Cbdc ubwayo bakubwira ko ari central bank digital currency. Ikaba rero nayo uyigereranya nk'uko wavuga ikigo cya IMF
twarabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize. Iyi ubwayo nayo ikaba iri mu ruhando mpuzamahanga, aho igenda ivuga yuko ishyigikiye cyane uyu mushinga wa Pi Network, aho igaragaza ko Pi Network ubundi ubwayo yamaze kuba yesa agahigo ko kuba ari amafaranga y'isi mpuzamahanga, nk'uko bigenda bivugwaho mu byegeranyo bitandukanye, nk'uko bigenda bigaragazwa n'abashakashatsi batandukanye, ndetse kandi bikaba bigenda bishyigikirwa mu rwego mpuzamahanga, aho ugenda ubona ibigo bitandukanye bikomeye byiteguye biri ready cyane yo kuzakorana n'uyu mushinga. Ayo namwe rero mu makuru meza cyane abagenda yongera gusubizamo imbaraga abantu bose bakoze uyu mushinga wa Pi Network. Muribuka ko ubu ngubu kugeza uyu munsi igiye kuba imyaka hafi 4 abantu bamayininga, abamenye uyu mushinga bategereje. Bivuze rero ngo kwihangana bitera kunesha, ndetse kandi bigaragaza ko umuntu wese wamenye uyu mushinga ntacyo ashobora kuzicuza igihe cyose uzaba ugiye mu ngiro, kuko agaciro kawo kari hejuru, kagaragaza icyizere kirambye, ndetse kuba ari umushinga ugaragara mu bucuruzi, umushinga ugaragara mu mikoreshereze ya business, bigaragara ko rero umuntu wese uzaba afite Pi cyangwa se yaragiye azikurikirana neza, imbere he ni heza, hari ibyiza byinshi cyane kuri we. Ndetse mwibuka ko ya marockup tuba twaragiye dukora ari azagenda contributinga mu myaka itandukanye, kugira ngo wowe wamenye umushinga uko imyaka izagenda ishira, uko ibihe bizagenda bishira, niko uzaba urushaho kubona ku mushinga urimo ari mwiza. Yes, tukubwira rero ngo ni amakuru akomeje gutambuka hirya no hino. Izindi nkuru zitandukanye ni izo mu bihugu n'ubundi nk'Ubushinwa, Malaysia, za Philippines, za Korea y'Amajyepfo, aho ugenda ubona naho bakomeje kugaragaza amasoko yabo, bavuga yuko biteguye cyane kuba bakoresha igiciro cya GCV. Iyo GCV nayo ikaba iri kimwe mu bintu bikomeje gushyirwamo imbaraga kugira ngo abantu bagaragaze ko bayisupporting, aho mu minsi ishize n'ubundi duherutse kuba tubona abantu bo muri Revolution bagaragaza yuko bari gutegura event ishobora nayo kuzatambuka kuri ya tariki ya 14 z'ukwa gatatu. Ira tariki 14 z'ukwa gatatu rero hakaba hitezwe byinshi, n'ubundi hitezwe yuko hari uburyo ishobora gushyirwa ku isoko, hitezwe yuko hari amakuru mashya ashobora gutambuka. Ni byinshi bigenda bivugwa kuri ira tariki ya 14 z'uku kwezi. Murumva ko hasigaye iminsi mikeya itarenga iminsi nk'umunani kuba abantu baba bamenye andi makuru mashya kuri iriya tariki, ariko n'ubundi biba bikiri urugendo. Kuri iriya tariki birashoboka, cyangwa se binashoboka ko hari indi tariki nk'uko havugwa na za tariki 28 z'ukwa gatandatu. Uko biri kose ikihari nuko amakuru yose azagenda amenyekana, ndetse nka Otisi Group TV tuba twarizeje ko amakuru yose ashoboka aboneka, iyo tuyabonye natwe tuyazanira abakunzi bacu mwese aho muri, uko twagiye dukorana urugendo rurerure, ko twagiye tubona amakuru atandukanye tuyazana. Tuba tuzi ko rero n'ubundi tutazabura kuba tubagezaho amakuru menshi abatandukanye azakomeza kugenda avugwa agaragara kuri uyu mushinga. Ikindi twagaruka tuvuga nuko byagiye bigaragara ko abantu bamwe bagenda kwibagirwa kubika imfunguzo zawe. Ziriya funguzo impamvu buri gihe tuvuga tuzigarukaho nuko ziriya funguzo ubundi niyo mafaranga uba ubitse muri uwo mushinga. Ziriya funguzo ry'amagambo 28, igihe cyose wamaze gukora KYC ugomba kwibuka ko hari amagambo ereri yose wakora yo kuyatakaza, cyangwa se yo kuba yabonwa n'undi muntu utizeye, cyangwa se mutakorana, muri makeya uburyo bwari bwo bwose bwatuma usa nk'uwayandagaje, cyangwa se akabonwa n'undi muntu ushobora kuba yakwihesha ziriya Pi zawe, ujye umenya kuri risk. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ari amagambo yaba ari expose aho utazi hose, wagiramo ingaruka zo kuba anytime
ariya mapi yawe yakurwa kuri account yawe utabizi. Ibyo rero buri gihe tubibwira abantu ko mugomba kuba maso kandi mugakomeza kugira uburyo murinda umutekano wayo, cyane cyane tuvuga aha ni kuri wa muntu uba waranakoze KYC, kuko iyo wamaze gukora KYC urumva ari amagambo aba yararangije garanti yo kuba wayahindura, nta na rimwe bishoboka ko wayahindura. Ubwo rero bivuze ngo ayo uba ufite niyo uzahorana iteka ryose, niyo azaba aguhesha uburenganzira bwo kubikuza cyangwa se kugira kora transfer, birumvikana. Bivuze ngo rero kwibukiranya ko ari amagambo akiri ayo kubikwa cyane kure kandi ukayabika ahantu hatandukanye hizewe. Ikindi, ama-email mukoresha muba mugomba kumenya uburyo nabwo muyajera, kuko ama-email akenshi niho muba mwayabitse. Ubundi wabishoboye cyangwa se wabonye uburyo ubishoboka, ari amagambo ukwiye kuyakorera email yayo yihariye, ukavuga ngo iyi mail niyo ibitsa aya magambo, kuko hariya ni nka banki, hariya ni ishoramari ryawe rikomeye ejo hazaza. Bivuze ngo rero ari amagambo yabitse mu buryo buri sekirize bwizewe kurutaho, byakubera byiza, kuko izi mail dukoresha mu bintu byose bitandukanye, ntiwamenye ejo ikizahanyura, ntiwamenye ejo uzaguhakinga, ntiwamenye ejo uzareba muri email yawe, kuko ikoranabuhanga ni rigari kandi ni rinini. Bivuze ngo rero ikintu iyo cyabaye amafaranga kiba cyabaye ikindi kintu giteye ubwoba abantu bibaniraho, cyangwa se utavuga ngo wizeye umutekano wawe gusa wenyine. Bivuze rero ngo kuba uburyo bwo kuyabika bushoboka bwanyura muri izo nzira zirenga imwe. Hari uburyo bwo kuyashyira kuri email yayo yihariye, hari uburyo bwo kuyandika ahantu hatandukanye, hari uburyo bwo guproteja email yawe kugira ngo nyine urusheho kwizera ko mu minsi iza, mu myaka iza, igihe cyose payi yaba yitwa ya mafaranga ari gukora mu buryo butandukanye, mu bucuruzi butandukanye, uzaba wizera yuko nta kibazo. Tugenda tugana ku musozo rero, icyo tukiri kubibutsa ni uko mu minsi iri kuza aho tugenda twinjira, OTC Group TV hamwe na Kigali Hot Market Limited bakwizeza yuko bazaba bagufasha n'ubundi kuba wahahira mu Bushinwa, kuba wazana ibintu byawe bituruka mu Bushinwa, kuba ubu buryo bukoresha Pi Network biturutse hariya mu masoko y'Ubushinwa. Tuzaba tugufasha kandi tuzaba turi hafi yawe kuba bazaba bakeneye izo serivisi. N'ubundi ibyo ngibyo bikaba ari bimwe mu byo tugenda twiteguye, kuko muribuka ko nk'uko twatangiye tubivuga mu kiganiro mu minsi yashize, uyu munsi dufite urutonde, reka wenda narwo tubereke cyangwa se mwarubonye. Ni ukuvuga ngo mu minsi yashize twari twatangiranye collaboration n'abacuruzi n'inganda zahariya mu Bushinwa, aho n'ubundi twababwiraga ko icyaje kubitera kikaba impamvu bwari uburyo bw'imisoro yo mu gihugu indani hariya mu Bushinwa, aho bakwerekaga ko nyine kugira ngo ibintu bituruke mu Bushinwa bigere mu hanze yabwo byishyuwe muri payi, imisoro yabyo y'amafaranga asanzwe nabwo babonaga biri hejuru. Ariko nk'uko bigenda bivugwa ndetse nk'uko nabo Bashinwa bagenda babitwizeza, bavuga yuko ubundi bo barindiriye itegeko ryabo hariya mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse wenda siho ubwo gusa, kuko ari amafaranga ya Pi Network agomba gukora nka Rigo Money cyangwa Rigo Tender, amafaranga agomba kuba nyine agendana n'amabwiriza yemewe, kuko Pi bayigaragaza ko ari amafaranga azakora mu buryo busanzwe nk'uko amadolari akora, nk'uko n'andi mafaranga yose akora afite uburenganzira. Yes, ubwo rero ibyo nibyo byitezwe, nibyo bigenda abantu bitega kuzabona cyangwa se gukurikiranaho amakuru, kuko igihe cyose bizaba biri gukunda neza, amasoko afunguye neza, ibintu bigenda neza, urujya n'uruza rwo guhaha bimeze neza, birumvikana umuntu wese wamenye uyu mushinga akaba abitse payi ziwe azaba yenjoyinga. Hari abantu rero benshi baba bakibishidikanya, hari abatakibyumva. Kubera iki? Kuko uyu munsi ugenda ubona igipimo cy'abantu babivuyemo babiretse. Hari n'uwo muhora akakubaza ngo ese bya bintu uracyabibamo? Bivuze ngo ni ibintu nyine yarambiwe, ni ibintu atazi agaciro kabyo, ni ibintu atazi amakuru abirimo. Ariko nanone twavuga ngo hari amahirwe menshi cyane kuri wowe utirigeze utezuka, kuri wowe ukibikurikirana, wowe ukibiha agaciro, wowe ukimenya amakuru nk'aya OTC Group TV igenda igusangiza, ukavuga uti okay, ubwaya
makuru ahari, reka ndusheho kugira courage, kandi tugenda natwe tunashimira abatubwira ati courage kuri OTC group, mwatumye tugenda tumenya amakuru y'ibi bintu, turushaho kugira courage, turushaho kugenda twumva ko ari ibintu by'agaciro bihari. Yes, natwe rero tukubwira ngo ntituzatezuka, kandi tuzi ko imikoranire myiza yacu n'abatugana n'abaduha serivisi cyangwa se n'abazazikenera, tuzarushaho kugenda dukorana neza nk'uko n'ubundi twatangiye dukorana neza. Tukubwira ngo amakuru yo nakagaruka hamwe na OTC Group TV. Hanyuma utarakora subscribe, tukaba twakubwira ngo ukore subscribe kuri iyi channel yacu ya OTC Group TV, hanyuma ujye urushaho kubona amakuru yose atandukanye kandi agezweho, yizewe, aturuka kandi avugwa kuri uyu mushinga wa P-Net ku rwego mpuzamahanga. Hanyuma ikindi dusoza inkuru, twakubwira ngo Cbdc coin niya abantu benshi bari kumayininga, ikaba isohotse mu gihe gitoya. Abantu benshi rero bagiye nabwo bayibazaho utubazo twishi dutandukanye. Icyambere, ubu buryo bwo kuyinjiramo hari igihe bugorana, usanga nk'umuntu umwe yinjiyemo wajya gufungura application yawe ukabona biranze. Icyo gihe ikibazo kiba ari iki? Icyambere, iyo wamaze kugenda uyinjizamo inshuro nyinshi kanga ikagira wenda loading ntirangize, nukubanga ikintu tukugiraho inama, turakubwira ngo ongera ufate ya application uyinstalling, uyisibe, ongera uyisibe muri telefone yawe, uyizane bundi bushya, noneho wongera ushyiremo ya email yawe bushyashya, kuko akenshi ibintu by'ama application iyo wabifroshije hari igihe bisaba nyine wongere renewing cyangwa se ubikore bushyashya kugira ngo yi-updating muri telefone yawe neza. Icyo gihe rero niba waragiye uhura n'ama complication atuma iri app itajyamo, inama ya mbere tukugira, ufata iyo application ukongera ukayisibamo, ukongera ukayestara bushyashya, noneho ugashyiramo ya email yawe, password yo ubona ko baba bagusaba password ngufi y'amagambo magufiya ndetse n'imibare mikeya. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Undi wa kabiri, ushobora kuba wenda ikibazo cyo kwinjira cyarakomeje kukugora. Urabona iyo umaze gushyiramo email ugacreatinga password, then ugashyiramo hasi ya referral code y'umuntu wagutumiye, nukuvuga ngo icyo ushobora gukora none ni iki? Hariya kuri email hari igihe ujya gukora register bakakubwira ngo mailbox error, cyangwa se n'igihe bakubwira ngo mail format error. Nukuvuga ngo ayo magambo abiri bagenda bakubwira nka resulta, ikintu kiba cyabaye ni iki? Urabona iyo bigenze gutyo bakubwiye gutyo, urabona hari hejuru haba harimo akantu k'agakriseri, cyangwa se uyitumera nk'umuntu ushaka gusiba ya email. Iyo ushatse kumera nk'ugiye gusiba email, ukuvuga ngo ugenda wegereza ya kriseri hariya kuri, urabona email yawe wenda ikahita ijyaho ngo .com, uhita usa nk'ugiye gusiba iriya .com. None iyo ujyanye kaga kriseri ukakageza kuri M ya nyuma, kuri neza kuri iyo M ya nyuma urahagarara, warangiza ukahita ukora register, bihita byemera. Ni ukuvuga ngo iyo ikubwira ngo mailbox error, ni ukuvuga ngo ubwo system ibiri kubona ko iyo email ifite ikibazo, bigagusaba kusa nkaho ukuyemo ya espace yari irimo, kuyikuramo nta bundi buryo, n'ubwo buryo ugenda ugasa nk'uwegera ugiye gusiba ya com, ariko ntuyisibe nyine. Icyo gihe iyo error uyikuyemo, none iyo ukoze register bihita byemera. So urumva rero n'ubwo buryo bubiri. Icyambere, hari application uyibona wayikoreyemo cyane bikanga, ushobora kuyisiba ukayishyiramo bundi bushya. Ubu buryo bwa kabiri n'ubwo ngubwo bwo gushyiramo email ugasa nk'ugiye kuyisiba ariko utayisibye, noneho bikahita biguhesha amahirwe yuko error ivuyemo error yari irimo ivuyemo. Icyo gihe konte yawe itiba registered neza. Ikindi abandi bagiye bibaza ni uburyo ugenda ubona bihindagurika. Hari ibyo bita minor hash zigenda zihindagurika bitewe n'abantu wenda watumiye. Uko ugenda ubatumira hari igihe bigenda bizamura rate cyangwa se bikayimanura, ibyo byo nta kibazo, ariko hasi ho niho ugenda ubona nyirizina izo bagenda bagwa. Icyambere mubona nuko izi coin z'aba bagabo zihagazeho, ntabwo ari ugupfa kuzibona, aho ushobora gusanga umuntu afite nk'abantu 1000 cyangwa 400 kandi ataragira na payijana. Cbdc ijana. Bivuze ngo rero ibyitezwe ni byinshi, ariko baracyanavuga ko bazatanga white paper yabo yuzuye, iriho amakuru yuzuye, ndetse tubona ko bagenda barushaho kunoza na uyu mushinga wabo. Andi makuru yo tuzakomeza tuyakurikirana uko agenda aboneka. Gusa twavuga ngo ibyiza biri imbere ku bantu bamenye uruganda rwa mining mobile, free mining mobile.
akaba ari uburyo nyine bugenda bugaragaza byinshi ku makuru atandukanye. Gusa ntitwareka no kuburira abantu, mubona ko ibi bintu byadutse bya mining nabwo ni byinshi cyane, kandi iyo iki nicyo gihe turimo nyine ni revolution ya mining. Bivuze ngo rero buri byose ni ukugenda umuntu abigeraho amakenga, si ukuvuga ngo nanone byose mu byirunduriremo usange mining zose 100 urazifite, kuko muri izo zose hari n'iziri fake, hari n'izaza gutesha igihe. Ni byiza kumenya amakuru y'icyo uri kujyamo, ugakurikirana ibivugwa, ukareba ko zifite official account zitangira amakuru atari amascam, kuko byose bizaduka. Ariko reka tubifurize komeza kugira amahirwe n'umugisha w'Imana, kuko mwamenye P Network ari OTC Group TV hamwe mwijwi na Olivier. Turabakunda rero, ibiganiro byacu byo bibara akagenda kagaruka, amakuru nakagaruka. Ciao ciao.